bazana amahiganwa ya buri munsi nk'abatsinda nk'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze bawita umukororombya. Uruyenzi yayiririmbyeho gato cyane. ahubwo nabatama akantu kavuga ngo waje ku isi ariko ntuzi ikirimo amajari ariko gadfa muzanira amaji musharinga amaji wazanye amaji ko Gisa komeza reka manza uretse gato Gisa dukubitamo kandi ngishaka amaji buturirimbira uruyenzi Gisa agatero ka mbere gaza ariko umushene mu mutima ndashaka kubona imibare ihinduka mu mutemo so much mwene kibaba wowe utarigeze umbona babaruzeho gatoya wowe utarigeze umbona uko abandi bambona ubona ibyiza biri muri jewe kurusha ibibi iby'abandi bafataga nk'ibyago byakubereye nk'amahirwe wemera kunkunda baby wangumyeho abandi bantaye wanyegereje abandi bamunga nanjye sinzaguteguwa nawe isi yacurama naguri iruhande no iyo ndebye urukundo nkunda yitwa Keza yari mwiza birenze yari afite imico myiza uko mubonye umutima urasimbuka kuvuga kumubwira ko mukunda byananiye mbigenze ne ko mukunda mbigenze ne ko namwimariyemo urukundo mukunda rwabaye nk'ikibazo kuri nge urukundo mukunda rwabaye nk'ikibazo kuri nge kuvuga byanze byananiye byanze kuvuga byanze byananiye byanze Kiza wow thank you you welcome really nice song narize ngo Keza umuninga kubera amakoyini n'umutima bawukozeho amaji kwiyamye Godfa mana yanjye umva amaji cyangwa bushari muze kuma nimero ya Gisa nyokoherereze Keza Keza arakubaza byabaza amaji the black okay twagiye amaji uruhinja gira vuba tunyoroshe twagiye ukakubita vasi ya mbere mite mwita chorus kora chorus nkwereke kaze neza kwisi y'abagome kwisi mubivane mu brand murayiririmba muyirangiza ariko ntuzi ikirimo nkanjye wayigutanzemo reka ngucire kuma yanjye ayiwe amarira y'uruhinja ayiwe umva amarira y'uruhinja. Thank you Gisa Chinganza. Oya amaji uratwisa nyongera wawo amaji oya amaji oya amaji reka ibyo bintu wangejeje kuri tukeshiri amaji twagiye uretse mbere yuko turirimba iyi flow ya mbere mubanze mumbarize Gisa kugira ngo duhure dukore indirimbo byagenze gute nicyo kintu cyonyine gituma ndi flow Gisa byagenze gute Maji rwose abana n'umuntu ushyigikira impano y'Imana iri muri njye w'Imana igumugisha muvandimwe wanjye urumva wari umaze kuhatwika uravuga ati reka ebana Gisa kabisa dukora iboro abandi bahanzi barimo basafura bakatira
Yeah. Uribuka ko iyo korasi Priscilla yari yayiririmbye N'abasafi bose bana na melody ari kwigira ariko abakamishi biranga. bose bari baririmbye iyi korasi bavuga ati sha ntabwo ngendeye ku cyo muri cyo gisa cy'inganzo Urakoze ahubwo turayikora mu Giswahili. Mva Bush. Man, Babarira nawe unemo vase sha turavuga. udashaka iyihe vasi ko njye nsigaye Ndashaka vase ngiye nkunda kugasima. ko nsigaye narasaraye. Arasa uruhinja murarangije musa. Amajinate mu vase nyine ngo dukomeze twatwike. ku ijoro ry'iya kane ukwezi kwari Nyakanga nanjye Yeah. narasesekaye kuko sinari kwanga Yeah. ukibaza impamvu wavukiye Nyabugogo cyangwa mu Biryogo cyangwa se vasi murazifite rega nta bintu byinshi Amag the Black ntashobotse na gato. Amag iri kuvuga. Amaji. Umwana wawe ni ukura. Ni ukura baramutuka bakamusebya ariko aranga agakura. gisa cy'inganzo ni impano Imana yizaniye ku isi nubwo abantu batabizi ariko gisa thank you very much muri iyi minsi ndi kubona uri gukora ibintu bya danje bro Sano kuri ndimo ndagerageza ngiye no kubatama indirimbo y'amateka ubwo mbaye mbibateguje ako nyeneye Godfather nyeneye Bush nyeneye Keza nyeneye Lidioza nyeneye mwese Amaji urabizi ndagukeneye nyeneye ko mu nshyushya nanjye wallahi nanjye ngakoresha imvuga zigashyuha. ugomba kuba uhari Ngomba kuba mari kabisa Kabisa. mubona babwire ba following Keza wowe twabaye inshuti kubera Imana. Godfather Esana. nagucike, Godfather nagucike. Godfather mbabarira nukuri Godfather mbera mukuru wanjye nukuri kw'Imana. Na Keza nagucike. Keza we byarangiye. Ngenda nkubwira abantu hano bamanaginga bafite ubushobozi. Ngosha Keza. Mwiza kabisa. Yarama nimero yawe. Okay, thank you so much. Keza niba yatse nimero birarangiye gisa. Ushaka Nahira. Akari kuvuga nkaho ari na mwiza Keza. gweki avudatsike. izina ni ryo muntu Nahita mpfa. Dore unyumvire gisatani. Mbese si Keza nyine. Mwiza Nanjye kandi mujye mwiza kureka kandi. nisanzura. Igihe namaze nisanzura ni kirekire wa. Cyarata bakureke. ari introduction ya gisa cy'inganzo ivuga ngo fa ngo wansize mu nyanja ngo fa Ndi ku nkombe magaze unsunitse wo gato yanagwa mu nyanja y'urukundo rwawe y'urukundo rwawe y'urukundo rwawe. Maji najyaga mbikubwira ukanga kumva. ariko iki ntumvishe ni igiki ntumvishe None se iri jwi wari uzi ko naryo turifite muri Gikondo? twari turifite naranarikoresheje Ase Bush we Yo. amakuru ya Chris Sema. Wow, mami wa Jesus, thank you so much. Mami wa Jesus, I didn't see. Thank you so much, sweetheart. Twakomeje. Godfather araje agatwishe. Oya gahunda neza ngano ndashaka kugira ngo tugendere hamwe, sibyo? Ubu ngubu tugiye kugendera ku mibare hano hejuru. Amaji. Faith nawe Nanjye Imana inyibutse sha. Imana irakwibuka kabiri. Kandi ari wowe uyoboye. Uri mu rugo rw'Imana ureba ari wowe utuyoboye kwanza ajya muri big screen. Imana kabisa yaranyibutse. Amag the Black nk'umuyobozi w'amadirishya afatiraho dore umuryango munini twawuhaye gisa. ubwo ngubwo Murakoze ndabashimiye n'ukuri Imana bamera umugisha Hagira umuntu mutama manigani tugende dukomeze banza abiyobore kwanza tumwakira ayoboye. Asante sana kabisa. mumutemo Hagira umuntu ukora ibitangaza. Mbe mbatamo mugiye kunama mbe mbatamo.
uravuze yewe nongeye kuyiha muri amaji kunshyushya. urakoze cyane thank you yimumpere no mu kabisa kadirishya bajya batanamo oya oya nari gatabye ngiye kuyiha gisa ahubwo mbona igiye kukuyoberaho. yewe Thank you so much. Thank you so much. ibi ni ibikindi kubona Wow, thank you so much man. urashize ibi ni iki Kamite batama kantu noneho. dore urukundo mwese mukomerezeho mureke twakire Tebuka gisa banguka umutima wanjye urakumbuye tebuka nuti ndemukunzi baby go tebuka banguka umutima wanjye urakumbuye ninkubona njye nzakuririmbira yohu yohu. haleluya kabisa. Amina. Gakora gisa uri nanjye uraririmba amavuta akambara neza. Ariko mana Bush nanjye ariko None se ibi bintu nzabigenza Yo, gute Fesu wala? nagushimiye Fesu sweetheart. Bush skuru nawe uri umwana mwiza se man. Twini, thank you so much. Beti Twini, yabyutse nshira kuri ke? dutatu bana. Umva cyokora yabyutse. imana bambera imigisha ndabakunda Hano namwe barakwica. mwakumva ukuntu bakunda Godfather nukuri ko Imana thank you for like kuba ndi kumwe namwe ni by'agaciro gakomeye ndi kumwe Gisa. na ba Bush ndi kumwe na ba Makarama. gisa ntabyo uzi urumva usubire mu ma YouTube n'ujya natanye usubiremo urumva kuva ku munota wa mbere Yego. na comprehensive ku izina ryawe Yawe Imana garagaza umugisha. ukuntu hatabaho gutabara kugira ngo wongere weguke usubire mu biganiro nagiye nkorera kuri Twitter mfite abayobozi Yego. uru rugero nagutanze muri urugero inshuro nyinshi ngaragaza ko haramutse habayeho kuzamura umuziki utakabaye usigara inyuma hari icyakorwa urumva Yego. God bless you. so still now genda kuzi imana Yeah, and I know. kabisa. Uyu Imana ntiyiteka kuba turi urumva kumwe Shabro ndabifuriza ko nuramuka gusa nguyu bushari urumva ndi mu bantu bakeya bashoboye kandi bashobotse busha yeah. Thank you mami. uretse ko warantoragurishije igiceri bikanga uri mu Bufaransa Ariko nawe cyihebe. Ariko gake kubwiza ukuri. Biriya ni ibintu biba abantu iyo bari mu bihugu byo hanze. Godfather ubu nanjye ndi mu bantu bashoboye kandi bashobotse kabisa. aho ngaho rero uraje itara ryaki busha Imana kabisa. Agiye kugukubita yita doha adakorahiye. no ntabwo turimo kubita hita Ndumva kuva niboneye umuvandimwe wanjye Godfather ubite yitadoha kabisa. no reka mubwire hari ikintu abantu batazi mani busha hano dufite izi mpano zakwaye zizamuka kandi reka babwire everybody njye nibuka uyu mu baby Knowless aza muri Primus Guma Guma w'igisa wari uhari ndabyibuka ariko studio bro nta kintu busha wowe urabizi abantu barabizi nta kintu ushobora kugeraho mani nta kintu ushobora kugeraho utamanje kwiyuha icyuya Knowless abavuye mu mutara guperforminga yo araza banyura muri studio saa 8 za nijoro n'abategereje umwana araza yicara hasi kuri sima ararambarara adashobora kwicara mu ntebe yicara kuri sima bro urumva dukora nyine twaplodinga ibyo tugomba kwaplodinga baraguruka baratana uyu munsi iyo ndebye Knowless kwita nibuka irayi maje y'ukuntu yazamutse muri etage yananiwe adashobora guhagarara akaza intebe itaraza agahita yicara kuri sima akarambarara ndakibuka ukuntu kari kameze n'ibipataro byabaye ukuntu so the thing is ikintu cyose kira umuntu arakivunikira yeah. Biri muri kariya karirimbo kanjye gashyashya kitwa ku mutima ahubwo abantu muze kumfasha gutuma abantu bakabona harimo verse ivuga ngo bidusaba kubira icyuya kugira ngo tugere kure for it is something that gives me joy n'umuziki mu rukundo unkurura buri munsi unyubaka buri munsi navaye mu mbona na buri kanya zikesha umuziki mpora nkora buri munsi byarananiye gukwepa oya sinahunga iyi music dukora iradukanda iratuvunagura amarira yose twaririye muri iyi game ico gihe azabarangiye
amarira yose twaririye muri iyi game ico gihe azabarangiye mu mutima music imba ku mutima mu mutima umuzicumba mu mutima wahu. Wow. akora ya Godfather yo marira ibintu agiye kuyakorera. Cyakora Imana ishimwe nukuri ndishimye byatari ntabwo mushobora kubyumva ntabwo ndamenya gukoresha ibintu by'imbuga cyane mu binyigishe cyo kwifinde n'icyubahiro cy'Imana men. Gisan ikintu ntakwemerera nuko hazaje generation ikagukorera ibyo DJ Zizu yakoreye DJ Bob. Urumva? Oya ntabwo uzaba nka DJ Bob. Imana yamukoreye ibiki? Ibintu yamukoreye. Uzaje kwibaza babiri bagenzi bawe. Namukubise inkonje. Ariko Godfather ndi gushyuha muri bisi ndashaka noneho unshyushye nta kintu nashobora Listen audience irahari urumva? Ntabwo ibyo ukora ntabwo bishakisha urumva? Nta nubwo bisaba kurara amajoro, ibyo ukora ni ibintu bikurimo urumva? Audience yo kubigotomera kandi kabyishurira hari urumva? Ikintu kiriho ntabwo ntekereza ko isi yanone tugezemo ariyo mugomba kuba ibitegwa joro cyane byo kuvuga ngo ntimuzajya mugenda ku manywa. Oya hano kuri social media mugomba gukanguka. Dore rwese kaza nkubaze, do you think ko ubushari kuza ahangaha ka activate ahangaza ahangaha bizamuvanaho credit ye cyangwa bikamwambura nani title ya platform ya nani ya profile afite? Ntabwo byayimwambura. Igona si the one azakomeza kuba wa wundi. So keep it up my brother. Join the team, joining a team ahangaha urumva social media zatake urumva? Zatake ba active ibihangano bizane bidutsindagire tubyereka abagukunda n'abatagukunda kubaguhonde bagukunde niko bimeze. Urukumva? Imana ishimwe kabisa. Imana ingero biri cyuya kandi ntekereza ko bizagera ku rumusa. Sana umva nta gucika intege kabisa. Nuko bimeze. Hano se urashaka ko abantu 400 barangana wallahi ndakubwiza ukuri ko 200 bakuzi. Kabisa Imana ishimwe nukuri ntago nanjye nyine bituma ndushaho guca bugufi no kubaha Imana no kubaha abantu nyine banshyigikira especially nkamwe. Ibintu by'agaciro ukeneye kubaha abantu ugomba kubahata ibyo bagushaka urumva ntabwo umwana wese ugomba kubahata ariko isi yananoje kwicira bugufi hatu umuntu ibyo kubaha ugomba kumuhata ako bushuzi uzakaririmbo ngiye kuzabatamo vuba baba we baba wese wanungura wisize insenda kuva kera ariko gisijya wibuka kera uririmba bakagushyira ku meza twese bakadusora muri korari. ndabyibuka Bush ariko nyine yanjye walayisha ese Bush muri korari Satani yashatse kundwanya ariko agatsindwa. Ibyo si ibyo kurivuga ni baze kuririmba baze uririmba ku murongo w'inyuma ariko nyine mfite baze cyangwa uririmba diez ndazivanga ubu njye ndi umunya ako Bush ako Godfather uko Bush buriya zino kuririmba men buriya abantu batazi kwandika Bush azino kuririmba asemani ubu busharazi kuririmba rap azi kuririmba twarimbanye muri korari aririmba ryajwi cya kibezi kimwe kiri guhogoza ukuntu kirira se. Bush aririmba Bush ni umuhanga bro. none se Godfather indirimbo bitanakumena amaso ubwo urahutayize nakumena amaso uya nyine mbabwira abajene bakunda bogege byatari bakunda na slang yadutse bita tubane Pabura kwa mena amaso oya ni mbandi kubabwira mo gake bameze neza young fit nko mukufe mama bitse uteye nk'igisabo wakwegera n'igisambo nakumena amaso namumena amaso twamumena amaso uteye nk'igisabo wakwegera n'igisambo nakumena amaso. Urumva jewe ikintu mba mbura ni ukurya amagi menshi byatara ariko kuba narabaye inshuti na Maji ubu ngiye kwataka ibaro bita amagi biri kujya feza Amaji Feza njye ntago ari umuntu w'agaciro bro.
urabizi wowe byinshi Keza urabizi. we manigani we. munsi ya Keza nyicaye hejuru, kamaze muryame hejuru nanjye ho gato. Keza ariko God Thank you. nakugorewe hapo naonaje? wamaye Twagiye. moderator God God bless you. Twagiye. ndashaka Wabibonye? moderator Uyu munsi turi ku cyumweru guys, muzane ayo maturo, urumva muzane ayo maturo, ndashaka kubona baririmbira akarimbo k'Imana ko ku cyumweru se. uragafite nako. Kabisa. Kamaze kure ku kimenyetso cy'umusaraba. Thank you very much. byinshi ko DJ Ben tuzamuka mu kiganza thank you DJ Benda mu kiganza Keza wanyibagiwe. iwe harimo ibyiza gusa. Haleluya. ineze z'umutima. Yesu nashimwe. Yesu nagira ate? Yesu Busha nashimwe. Bayiro. Busha. Ashimwe. Ntabwo ara nashimwe katsindwe n'Imana. Busha. Nashimwe. Nashimwe. Najaga ngotana mu by'insino mu ngeso mbi. Haleluya. Mugarutse noneho sinzongera kuzimira. Amen. Singize Yesu wanyongeza ibyaha, anyigishe by'inzira ye ngo nsengenzi menezerwe. Singize Yesu wanyongeza ibyaha. Wow. Umva birahindutse. Busha. Noneho Bacuritse amabuga. Umva Yesu nashimwe. Twese hanga tugiye. Yesu icyubahiro. Korari. Umva uyu munsi ni Sunday. Busha uyu munsi ni Sunday. Busha twagiye. Kaji twageze. Tujye? Twageze. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Busha tujye gusenga. Buretse gato. Tujye gusenga si yawe. Buri kimwe cyakora korari hano. Tujye gusenga. Kandi oya nagari yaje tinye Imana sigaho. Oyezi. Nagari yaje kandi bajene ba Mbasaba imigisha ku Mana, ndabifuza ibyiza byose mu Imana. Imana ibahaza ibyiza byose. Haleluya. Haleluya. Dukomeze gato. Indirimbo turacyakubitamo turirimbo two mu gitabo gisa. Ni wowe undeberera ndyamye, ni wowe umpaguwe kera, ibyo nirirwanye byose kabicisha make, atari wowe sinabyuka, nta nubwo nakwinyagambura, kuba byabaye si kubwanjye ndashima. Amen. Amag the Black aracyari hasi. Ndaranuje ndi mu bwiza bwawe, Bro, Amag the Black ari hasi. narota neza nkabyukira ku birenge byawe, nkirirwa neza yuwe. Thank you very much. Kanimba. Yesu
Yesu ndagushima kabisa. Imana ikwihera ijuru mwana wa mama. amina tuzarijyanemo n'urukundo. Maniga Bush, njyewe nasanze Gisa tujya kumenyana bwa mbere yari ari kuririmba gospel. Ndabeshya? Erega Imana niyo yadukuye kure, ariko uzi Imana igukura ku kimogisha. dusubire dore ye umuzane igiseke duture ku bwa Gisa mu mukandeho. igiseke ngicyo ngiki giseke Giseke ngicyo mu ibiseke mukandeho. ngibyo nakibarambikiye aho hasi. Imana ibaha umugisha. Nanjye umva, nanjye ayo maturo nzayakoresha nanjye mu gufasha abandi bababaye, nanjye kugira ngo Imana ikomeze. Kabisa pe, aya maturo dufite abababaye, dufite ariko se Ntabwo nzajya nanjye mbaho njyenyine nuko. ngaho twagiye kuri ayo maturo, twagiye dukubita akandi gakorasi kabisa ko mu gitabo Gisa, ariko natwe tuza nyine tukagusapotinga tugahuma. Inyanja zose zaba wino, ijuru rikabimapuro, ibyatsi nabyo bakabigira, byose uducumu twabanditsi. Oh, hallelujah. Abisi bose Thank you, Eric. bakandikaho iby'urukundo rwayo, niba bimara n'ibyakwirwaho akabinyanja Wow, ego mana God naho ugeze. Bombo Clati gospel yereka ndi umukizwa. Haleluya. Wicare hejuru noneho. Bobo Clati gospel. Ututse nyina wa Jambo, wallahi ututse Maria. Ako mututsi musani. Kijito kaso nizabe kusha umo na kusi Peza mvugira ngo haleluya. Haleluya. Peza mvugira haleluya nawe peza. Haleluya. Wewe muretse gato indirimbo muretse gato. Kijito urayizi bro? Kijito urayizi ubwo. Uzi kijito? Feza. Uzi kijito feza, thank you. Tusubire muri kijito. Indirimbo yitwa Mensia urayizi ya Patrick. Yitwa Mensia. Mesiya sha majeri kukazi. ndakazi ariko ntabwo. Oya Patrick ni n'umushiti wanjye Nyamitari, ariko ako nzi ni uri mana. Oya Messi ari kuri stage. Waneza we wahanze ibintu byose biriho ku isi, ni wowe waremye umuntu umushyira ku isi. Ariko Godfather akantu nshaka kukubaza. Ariko Gisa wadushiriyeho urukumbuzi rwa Mani Martin. Ariko na Mensia yari bon. Iriya ndirimbo urukumbuzi nayo Niwe Kristo